Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom. Reka dusenge tuganire ku ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanjye, kandi nzi neza ko riri bukwagure, riri bukugire neza mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndagushimye kuri Imana ishobora byose, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Nyine ijambo rye rigira umumaro mwinshi wo guhembura no kwagura abantu bawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, kandi nzi ko ari ijambo riri bugire impinduka bizana mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. So ndagusaba rero, kandi icyambere ndashimira abantu bakomeze gukora subscribe. Yesu abaho umugisha. Tumaze kugira abantu 150, rero habonetse n'abandi 50 twa 200, byaba ari umugisha cyane, kuko nanjye umwuka arimo aramamagarira gusangiza abantu b'Imana iby'umwuka mereza, kandi nzi neza ko ari umuntu birimo kubaka, nzi neza ko ari umuntu birimo kugirira neza, kuko aya magambo tuganira ni amagambo y'ukuri kandi ibyanditswe byera bizima bihindura ubuzima mu izina rya Yesu. So ubikoze subscribe, we nta kindi kintu bigusaba, ntago bigukonsoma, nta mwanya bigusaba, gusa nukukandaho bakajya bakomeza uruko nohereje ibiganiro bikakugeraho mu buryo bworoshye. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu, abari kuri icyano yacu n'abari bwumva ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana 1 umurongo wa 4 n'uwa 5. Kavuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. 5. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Amen. Tugezana kuri aya magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, ariko tugiye gutinda ku magambo abiri: ubugingo bwahindukiriye umucyo abantu bwaviriye. Ubwo tugiye kuvuga ubugingo, tuvuge n'umucyo, nibyo tugiye gusobanura uyu mwanya, nibyo tugiye kuganiraho. Ndasaba ube hafi ubyakire kandi ubyizere. Iyo usomye ijambo ubugingo mu gitabo cya Yohana cyangwa ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ijambo ubugingo ni ingenzi muri ubu butumwa, kuko igitabo cya Yohana kigizwe n'ibice. Icyitwa ibice: igice cya mbere, igice cya kabiri, kigizwe n'ibice 21, kikagira imirongo 879. Muri iyo mirongo 879, imirongo 36 yose ivuga ku ijambo ubugingo. Bivuze ngo ijambo ubugingo rigarukamo kenshi mu gitabo. Niho baydawe ndagira ngo nicyo gitabo kigarukamo ijambo inshuro nyinshi ari kimwe cyonyine, ijambo ryitwa ubugingo. Bivuze rero ngo ubuzima cyangwa se ubugingo bufite icyo busobanuye cyane muri ubu butumwa bwiza bwa Yohana, ariyo tugiye kuganiraho. Buno bugingo Yohana avuga niki? Aravuze kandi ngo muri we harimo ubugingo. Buno bugingo bivuga ni impano y'ubuzima duhabwa na Kristo bwo gusabana n'Imana none no mu gihe kizaza. Bivuze ngo ni ubuzima cyangwa se ni impano y'ubuzima ibonerwa cyangwa itangwa na Kristo. Yesu ashimwe cyane. So ntago ari ikintu tugura, ntago ari ikintu twasangaho ifeza, ntago ari ikintu twasangaho igitambo ngo tukibone, ahubwo ni ubuzima tubonera duhabwa na Kristo. Ni impano duhabwa na Kristo binyuze mu kumwizera. Iyo mpano cyangwa ubwo buzima bukaba ari ubwo gusabana n'Imana binyuze muri Kristo. Bivuze ngo ntabwo ubuzima bw'umuntu bumaze gukora icyaha mu itangiriro ku gihe cya Adamu na Eva bwahise butakaza icyitwa ubusabane bw'Imana bwagombaga kubera mu ngobyi ya Edeni. Bivuze ngo bahise batakaza ubusabane. Murabizi ko bivuga ngo n'ingobyi irarindwa cyane, abantu batakaza igice cy'ubuzima busabana n'Imana. Bivuze ngo ubuzima butandukanwa n'umucyo, kuko umucyo hano uvuga ni Kristo. Umucyo bivuga hano ni Kristo. So rero umuntu amaze gutakaza ubwo buzima bw'umucyo buri muri Kristo, yahise atakaza igice cy'ubusabane n'Imana. Umuntu asigara ariho, ariko afite igice cy'ubuzima cyigenga kidarimo gusabana n'Imana. Rero Kristo we yatuzaniye ubuzima
n'impano cyangwa se tubyita ubugingo ko babivuze n'impano yo kongera gusabana na Kristo. Yesu ashimwe cyane, yo kongera gusabana n'Imana. Abantu bafite buno buzima bonerwa muri Kristo, bafite ubugingo Kristo atanga, nibo bantu bakinguriye umwenda ukingirije ahera, bashobora gusabana n'Imana amasaha 24 mu izina rya Yesu. Reka dusome Yohana ibice 10 umurongo wa 28 kugira ngo mwumve ubu bugingo kunari impano y'Imana nuko tubivuga. Ibice 10 umurongo wa 28 haravuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu maboko yanjye. Amen. So ahangaha aratubwira iki? Hano arimo aratubwira ko ubugingo dusoma cyangwa ubuzima tubuhabwa ari impano duhabwa na Kristo. Ntabwo Kristo yenze ubundi buzima ngo abuduhe, ahubwo yafashe ubwe ku musaraba abushwanyaguriza ngo bamwizera. Ntabwo Kristo yenze ubuzima. Badawe abatambye kera bafataga umwana w'intama, bagafata ubuzima bw'umwana w'intama bakabutamba kubw'umuntu. Bivuze ngo umuntu agahabwa ubuzima kubera intama batambye, cyangwa se kubera ihene batambye, cyangwa se kubera imfizi batambye, cyangwa kubera inka batambye. Ariko twebwe ntabwo tukigendera munsi y'ubugingo bw'inyamaswa, kuko Kristo we yaduhaye ubwe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya, Kristo yaduhaye ubwe buzima, niko Bible bivuze ngo yazihaye ubugingo. Ntabwo yazihaye ubundi bugingo bw'undi muntu, ntabwo yazihaye ubugingo bw'ikindi kintu, ahubwo Kristo yaduhaye ubugingo bwe. N'andi magambo, Kristo yaduhaye ubuzima bwe. Nk'uko ari umwe na se, niko natwe twahinduwe umwe na se binyuze mu kumwizera. Binyuze muri ubwo buzima Kristo yaduhereye ku musaraba. Yafashe ubuzima bwe arabushwanyaguza ku musaraba, barabupfumagura babukoresha uko bashaka, ari ukugira ngo abamwizera bose ku musaraba bahabwe ubwo buzima buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo ubwo buzima Yesu yaduhereye ku musaraba burimo ibintu nka 3 cyangwa 4. Icya mbere ni ukugira ngo tutarimbuka. Bivuze ngo ubuzima bwa Kristo yaduhaye, akanashaka mukumve cyane impamvu ndimo ngatindaho. Ntabwo Kristo yaduhaye ubuzima bw'undi muntu cyangwa ikindi kintu, yaduhaye ubuzima bwe, yaduhaye ubumana bwe. Bapimye DNA yacu bakareba, basanga mu turemangingo twacu harimo ubuzima, harimo amaraso ya Kristo, harimo imitekerereze ya Kristo, harimo imyumvire ya Kristo, harimo ubuzima bwa Kristo binyuze mu kwizera. Niyo mpamvu abahawe ubuzima badashobora kurimbuka, kuko na Kristo nyiri ubuzima atarimbuka. Ni nako n'abantu bahawe ubuzima badashobora kurimbuka. Icya kabiri, abantu bahawe ubuzima ntabwo bazaheranwa n'urupfu, kuko nyiri ubuzima yarazutse. N'abahawe ubuzima muri bo harimo umuzuko. Haleluya, sinzi ko hari umuntu unyumvishije. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko ubuzima bwa Kristo budapfa, nk'uko ubuzima bwa Kristo bwanesheje urupfu, nk'uko ubuzima bwa Kristo bwazutse, ni nako n'abahawe ubwo buzima, abahawe ubwo bugingo binyuze mu kwizera Kristo, ntabwo bazapfa iteka, bazazuka mu izina rya Yesu. Ibyo Kristo yanesheje nabo bazabinesha mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ntabwo zizazimira. So abantu Kristo yahaye ubuzima ntabwo ibihe bizabazimiza, ntabwo umubi azabazimiza, kubera ubuzima twahawe buri muri twe bwa Kristo ntabwo bushobora kuzimira na hato. Haleluya, hari umuntu unyumva yavuga ngo amen. Muri wowe binyuze mu kwizera Kristo, binyuze mu mpano y'ubuzima Yesu yaguhaye, ntabwo ubugingo bwawe buzazimira. Isi yaba mbi, yaba ifite, yaba iteye ite, yaba igenda ite,
ndashaka kubwira umuntu wese wakiriye impano y'ubugingo bwa Kristo binyuze mu kumwizera, ntabwo ubwo bugingo wahawe isi ishobora kubuzimiza, nta kintu cyabuzimiza. Kubera iki butazazimira? Impamvu butazazimira ni uko buri mu biganza by'umwungeri, by'umushumba muzima, ariwe Kristo Yesu. Haleluya! Icyo nicyo cyizere gituma ubuzima twahawe muri Kristo butazazimira, nuko buri mu biganza by'umwungeri muzima. Aravuga ngo nta n'uzazipfapfunyura mu biganza byanjye. Yesu ariho kurwanirira ubuzima yaduhaye. Yesu ariho kurwanira ubugingo yaduhaye. Yesu ariho kugira ngo natwe tubeho. Yesu yaranesheje kugira ngo abahaye ubuzima nabo baneshe. Yesu ariho kuko kugira ngo nabo yahaye ubugingo nabo babeho. Yanesheje iteka, natwe tuzanesha iteka kubw'ubuzima bwe. Umumaro w'ubwo buzima rero bwa Yesu Kristo nubwo gusabana n'Imana. Reka turebe Yohana 3:15. Yesu abaho umugisha. Yohana 3:15 haravuga hate? Haravuga ngo kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya! Urumva kuntu Bible bivuga Yohana 3 ngo umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Ubu buzima rero nibwo nabwiraga kare buhoraho duhabwa muri Kristo Yesu, aribwo bugingo buhoraho, n'ubusabane bw'Imana muri iki gihe n'igihe kizaza. Kandi Yesu niwe mwungeri w'ubwo buzima. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ubwe yaratwihaye. Yesu ashimwe cyane. Ubwe yaratwihaye, yaduhaye ubuzima bwe kugira ngo dusabane n'Imana binyuze mu buzima bwo kwizera Kristo Yesu. Haleluya! Ngo abamwizera bose yabahaye ubugingo buhoraho, yabahaye ubuzima bwe buhoraho. Haleluya! Bivuze iki rero? Binyuze mu kwizera izina Yesu. Mwene data, ndakwigize wizere Yesu. Binyuze mu kwizera izina Yesu wahawe ubuzima bwo gusabana n'Imana. None sinzi aho uri, sinzi n'ibyo urimo, ariko wahawe ubuzima bwo gusabana n'Imana none n'igihe kizaza, kuko ubuzima bwa Kristo yarabuguhaye. Kandi Yesu yaravuze ngo we muri we, yavuze ngo ububonye ababonye se, kuko we n'ubonye se ababonye umwana, kuko ngo we na se n'umwe. So Yesu na se n'umwe. So rero natwe Yesu yaduteranyije na se, cyangwa se yaduhuje na se binyuze mu buzima bwe yaduhaye. Haleluya! Bivuze rero nk'uko Yesu yasabanaga na se, nk'uko Yesu yabanaga na se, nk'uko Yesu yagendanaga na se, nk'uko Yesu yavuganaga na se, nk'uko Yesu yari umwe na se, niko natwe turi umwe na se binyuze mu kwizera Kristo waduhaye ubuzima bwe. Haleluya! Muracyumvise icyo ngicyo? Bivuze ngo Kristo ari mu buzima bwawe. Niyo mpamvu umaze gusobanukirwa aya magambo ukizera, nta kintu cyagutera ubwoba. Igihe Yesu yari yambaye umubiri yarageragejwe nk'uko natwe tugeragezwa, ariko yari afite ibanga. Yari azi ko se ari hamwe nawe, yari azi ko se ari muri we, kandi yari azi ko se ashobora byose. Natwe niduhishurirwa umwuka w'Imana akatuzo tugahishurirwa, ubuntu bw'Imana bukatuzo tugahishurirwa, tukamenya ko ubuzima bwa Kristo yabuhaye abizera buri muri twe, ntabwo dushobora gutinya ibihe bya none n'ibizaza, kuko tuba tuzi ko Yesu yanesheje, kandi natwe turi muri Kristo tugomba kunesha. Ndashimira Yesu rero ko yaduhaye ubuzima bwe. Ndashimira Yesu ko yakoze ibitangaza. Iyo usomye Bible kubwira ko Yesu ari we bugingo. Yohana 14:6, reka tuwusome. Yohana 14:6, nkunda gusoma ibyanditswe cyane, mujye mumbabarira, ariko nibyo by'ingenzi n'ubundi. Haravuga ngo
Yesu arababwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, Yesu niwe buzima. So bivuze ngo abari muri Kristo binyuze mu kumwizera bahawe impano y'ubuzima. Ubwo bugingo rero twahawe ni Kristo nyirizina, naga ari fotokopi, hoya naga duplicate, ni Yesu nyirizina watwihaye, Imana yaduhaye, tukamwizera binyuze ku musaraba mu rupfu yapfuye, agashwanyagurira ubuzima bwe mu bamwizera. Niyo Pawulo yanditse avuga ngo sijuriho, niko yanditse mu Bagalatiya ngira ngo 2:20, yaravuze ngo sijuriho, ahubwo ni Kristo uri muri Pawulo, uri muri bye. Urumva ko navuga nagari Pawulo wa wundi wa kera mwari muzi. Pawulo wa kera mwari muzi namusize ku musaraba, yabambamwe na Kristo binyuze mu kumwizera. Umuriyo murareba Pawulo musha usangiye ubuzima na Kristo, sigiye uriho, ni Kristo uriho muri bye. Nanjye ndavuga ngo igihe wakoraga igikorwa cyo kwizera Kristo, warimo wiyambura wa muntu wawe wa kera, urimo wambara ubuzima bwa Kristo yaguhereye ku musaraba, ubugingo busha bwa Kristo. Igikorwa cyo kwizera Kristo ni umurimo w'imbaraga. Yesu ashimwe cyane ko twagiriwe ubuntu bwo kumwizera mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Nimba hari umuntu yumvishije kandi akaba afashijwe, avuge ngo amena. Haleluya. Icya kabiri tugiye kureba, Bible yatubwiye muri murongo, ni umucyo w'isi. Amen. Umucyo w'isi hano biravuga iki? Umucyo ugereranywa muri uyu murongo, ugereranywa na Kristo, niwe kumurikirwa n'umucyo biturutse mu byiringiro by'abizera. So hari abantu bafite ubuzima ariko buri mu mwijima, hari n'abantu bakiriye bwa buzima bwa Kristo bamurikirwa n'umucyo, kuko Kristo niwe mucyo. Iyo tuvuze uyu buzima bw'umucyo tuba tuvuze ibyiringiro. Hari abantu badahwanyije n'abandi ibyiringiro binyuze mu kwakira ubuzima bushya buri muri Kristo Yesu. Tuba dufite ibyiringiro, tuba dufite icyizere, tuba dufite ibyizigirwa. Haleluya. Reka dusome 8 Yohana 8:12, dufashwe n'ijambo ry'Imana. Havuga ngo Yesu yongera kubabwira ati nijye mucyo w'isi, umurikira ntazagenda mu mwijima. Haleluya. Na hato, ahubwo azaba afite umucyo mu bugingo bwe. Mubyumve neza. Yesu hano aravuze muri Yohana 8:12 arabisobanuye, aravuze ngo ni jyewe mucyo w'isi, umurikira. Dukurikira Kristo binyuze mu kumwemera no kumwizera. Umurikira ntabwo azongera kugenda mu mwijima, ahubwo ubuzima bwe cyangwa se ubugingo bwe buzamurikirwamo n'umucyo ari we Kristo. Kristo ni umucyo w'isi. Bivuze ngo rero uyu murimo wo kumurikirwa wa Kristo wasigaye mu bizera. Haleluya. Uno murimo wese adusigiye, ubuzima bwacu ni umucyo. Handi Yohana 1:5 havuze ngo wamurikiye mu mwijima, ngo ari ku mwijima ni wamwemera. Naga abantu bose bagize ubuntu, naga abantu bose bagira ubuntu bwo kwakira uyu mucyo. Hari abantu bakiri mu mwijima. Iyo twakiriye ubuzima cyangwa se iyo twakiriye ubugingo buri mu mucyo, bivuze ngo tuba twakiriye ibyiringiro. Dushobora kuba turi mu bibazo bye nawe bisa, cyangwa mfite ibikomeye kukurusha, ariko giye kuko mfite ubugingo cyangwa ubuzima bwo mu mucyo bwo muri Kristo Yesu, nkaba narimo kureba nonaha, ahubwo nkaba negereje ejo handi. Kuko twebwe ibyiringiro byacu birenze ubu buzima bwa nonaha, twebwe dufite n'ibyiringiro by'ubundi buzima tuzabamo nyuma y'ubu buzima. So rero ibyo byiringiro by'ubundi buzima tuzahabwa, ubundi bwiza tuzahabwa, ubundi bwiza tuzambikwa, ibyo bituma tubona imbaraga zo kuba muri ubu buzima bwa nonaha.
ariko umuntu uri mu mwijima, ufite ubuzima buri mu mwijima, bugenda mu mwijima, ntabwo ajya agira ibyiringiro, kuko we ibyo areba nonaha nyuma y'ubu buzima ntabwo ajya agira ibindi byiringiro. Ibyiringiro ni ingenzi rero. Haleluya. Ni uyu mucyo. So rero isenye Bible ivuga ite? Ivuga ko uyu murimo w'umucyo wakomereje mu buzima bw'abizera Kristo. Nuko Yesu yatumurikiye mu mitima, natwe yadusigiye inshingano zo gukomeza uwo murimo wo gukomeza kumurikira isi, kumurikira abandi. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe Matayo ibice 5, Matayo ibice 5 umurongo wa 14, twumve ukuntu havuga. Aya magambo narangiye avuga ngo muri umucyo w'isi. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Umva ukuntu Yesu avuze. Haleluya. Avuze ibintu bitatu ngo muri umucyo w'isi, number 2 muri umudugudu, number 3 wubatswe ku mpinga z'imisozi, number 4 ntushobora kwihisha. Umva icyo bivuga ibyo. Uyu mucyo wa Kristo binyuze mu kwizera, binyuze muri amano y'ubuzima twahawe, uyu mucyo wa Kristo wahindukiriye muri twebwe, utangira gukomereza umurimo wo kwizera mu buzima bwacu. Abizera Kristo bahinduwe umucyo. Bible avuze, hanavuze ngo Yesu ni umucyo w'isi, avuze abizera muri umucyo w'isi, muri umudugudu wubatswe ku mpinga z'umusozi utabasha kwihisha. Binyuze muri Kristo, binyuze mu buzima yaduhaye, binyuze mu mana y'ubugingo, twahinduwe umucyo w'isi. So rero ufite inshingano yo kumurikira ubuzima bwawe, ufite inshingano yo kumurikira aho utuye, ufite inshingano yo kumurikira umuryango wawe, ufite inshingano yo kumurikira inshuti zawe. Uwo murimo w'umucyo Kristo ntabwo yawutwaye mu ijuru, yawusigiye abamwizera mu isi. Haleluya. Ntabwo rero ubuzima bwawe bukwiriye gukomeza kugendera mu mwijima, no kuba mu mwijima, no kugenda bukabakaba budafite ibyiringiro, budafite igisubira hejuru. Ugombye kuba ufite ubuzima buri mu mucyo, ugombye kuba ufite ubuzima bufite ibyiringiro. Kabone numva n'abavuga aya magambo urimo kunyura mu bihe bikomeye, urimo kunyura mu bihe bigoye, urimo kunyura mu bihe biteye ubwoba, ndashaka wibuke umucyo uri mu buzima bwawe, ugira ibyiringiro mu izina rya Yesu. Yesu aguhagurutse, Yesu akurwanirire, Yesu akugirire neza, Yesu akwambika imbaraga, Yesu aguhe umugisha mu izina rya Yesu. So rero ndabasengera kandi mbabwira ngo umwami Yesu mwakira ubugingo, mwakira ubuzima bushya, mwakira ubuzima bushya. Haleluya. Lilasiya. Mwakira ubuzima bushya, mwakira ubuzima bufite umucyo, muhindurwe umucyo w'isi. Umucyo ugeze hari umwijima urahunga, umucyo y'ukora ibintu biragaragara biri mu mucyo. Reka umucyo umurike mu buzima bwawe, ugaragare, ikikurimo kigaragare, icyo ufite kigaragare, ibikorwa byawe bigaragare, imigisha yawe igaragare, ubuzima bwawe bwaguke mu izina rya Yesu. Iyo ugeze ahantu habona hari umucyo, buri kintu cyose urakibona. Nimba mu buzima bwacu harimo umucyo wa Kristo, birakwiriye ko n'imigisha yacu ijya hagaragara ikaboneka mu izina rya Yesu. So ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo uwo mucyo w'ubuzima, uwo mucyo wa Kristo ukomereze mu buzima bwawe, utangire kumurikira mu business urimo, utangire kumurikira mu rugo rwawe urimo, utangire kumurikira mu office yawe urimo, utangire kumurika aho ugenda, utangire kumurika aho utuye, utangire kumurika ubuzima bw'umucyo bukomereze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha. Mwami ndagushimye kuri Imana ikomeye kandi isumba byose, ijambo rye rigira umumaro mwinshi mu buzima bw'abana bawe, imbaraga ze zikora ibitangaza mu izina rya Yesu. Baho umugisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abagiriye neza. Cyokora nsoje basaba ngo mukore subscribe, usharinge n'abandi ijambo ry'Imana. Buno butumwa burahindura kandi burakiza, kandi ushobora kuba umuntu ahantu mu gahinda, mu mwijima, mu marira, akagira umucyo mu buzima bwe, akakira ubundi buzima bushya mu izina rya Yesu. Mukore subscribe, nta kintu bisaba,
basi tugira abantu 200. Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda mwese, mukore comment, buri kimwe cyose uremerewe mu izina rya Yesu, amen. Hallelujah.